Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagira ngo ku batari bahabaye ejo, kandi biragaragara ko ari benshi, ejo n'uyu munsi n'ejo hazaza turimo turavuga ku buryo butatu bw'amasengesho. Twavuze gusenga uri muri rendez-vous, gusenga uri muri audience, gusenga uri muri urgence. Ibyihutirwa, uje mu byihutirwa, usaba Imana ibintu byihutirwa, ubutabazi bwihuta, ubufasha bwihuta, no kuza ushaka Imana ari wo maze iminsi uyiteguza kuyishaka, no kuba Imana nayo ubwayo imaze igihe gushaka. Ibyo bintu uko ari bitatu umukristo akwiye kubimenya kugira ngo amenye icyo ari mu gusengeramo icyo ari cyo. Haleluya. Nkuko rero nari mbabwiye ko ibintu by'amasengesho yihuse ni byinshi, ndagira ngo tubirebere mu gitabo cy'abacamanza, byongere ku byo twabonye ejo. Abacamanza 15, igitabo cy'abacamanza ibice byaho 15, umurongo wa 14 kugera ku wa 16, ndetse turamanuka hepfo tugere ku wa 20. Turasombe vuba. Abacamanza 15 umurongo wa 14. Ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. 15. Nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe, ararisingira ryicisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe, ibirundo ni ibirundo, umusaya w'indogobe mwicisha abantu 1000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya wa musaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Iramatilehi. Agumwuma cyane atakambera Uwiteka aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Cyo cyatumye hahimbwa Enhakore, hari Lehi na bugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya, ari umucamanza w'Abisiraheli. Amen. Nyuma y'urugamba runini cyane Samusoni yarwanye, arwana n'Abafilisitiya, nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze. Ubuhanuzi bwazanywe na marayika abuzaniye nyina wa Samusoni mu rugo kwa se witwa Manowa, niko se wa Samusoni yitwa. Akaba aturuka mu muryango wo kwa Dani. Dani ni umuhungu wa Yakobo wa 4. Maze uhanuzi aravuga ngo ugiye kuzasabira uzabyara umwana, niwe uzatangira gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Kandi ubwo ngo bari bamaze mu buretwa bw'Abafilisitiya imyaka 40. Mutekereze kugira ngo Imana ihanure cyangwa ivuge, mureke gusoma ariko nimukurikire abantu basoma murimo murarangara. Mutekereze kugira ngo Imana ivuge umuntu uzaducungura uburetwa bw'Abafilisitiya tumaze mu myaka 40. Imana ivuge uwo muntu icyo gihe, ye kumukura mu bariho, ahubwo ivuge ko izamuvukisha. Icyo ni igitangazo gikomeye kandi kigaragaza ko umuntu wese agira icyo avukira, agira ikintu avukira n'icyo azamara. Imana rero imukoresha rero si matinda cyane, irabimukoresha yica Abafilisitiya batari bake. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umunsi umwe bamufatiye aho bita mu isenga y'igitare cya Etamu, iyo magambo mu gice mu mirongo ibanza y'igiti cya 15, bamugeza hariya ahantu i Lehi bamuboshye amaguru n'amaboko.
uwo munsi umufilisitiya wese yabonaga yuko birangiye, yabonaga yuko Samusoni intambara irangiye, ko ari rwo rugamba rwa nyuma bagiye kurwana, aboshye amaguru n'amaboko, kandi yari yaboshwe n'abavandimwe be, kuko niko abafilistiya bari bategetse ngo bamubohe bamuzane. Umuntu wese n'umunyantege nke yarimo ashaka icyo yakora kuri Samusoni, igishaka kiba ari ukumushinyagurira nubwo yamuciraho gusa. Uwo munsi, haleluya, Imana imutabarisha umusaya w'indogobe, akabakabya wumva hafi aho mu gisambu, mu byatsi, mu mukenge. Yaribaza ngo uyu musaya w'indogobe wahamaze igihe kingana iki? Abajya bajya kuri YouTube babonye izo nyigisho nazo munsi yashize zivuga ngo Imana, aho Satani yateguye urupfu kuri wowe, niho Imana yabitse icyo kugukiza. Uwo musaya w'indogobe wahageze ryari, wahamaze igihe kingana iki? Ikindi gikomeye kurenza ibyo, kujya aho umusaya uri ari naho wamushyire kandi awushye. Icyo kintu Imana ibihuza gute kugira ngo ikigutabara Imana iguhuze nacyo mu gihe cye? Ngo afata uyu musaya w'indogobe awicisha abantu 1000. Nawe ubwo aratangara avuga ngo ariko umusaya w'indogobe Mana ukwiye kwica abantu ibirundo abantu 1000. Aratangara. Aho hantu akimara kubica yumva guye umwuma. Iyo nyota nayibajijeho ndavuga ngo inyota yo ntabwo ari mu rwangendanye, ko yaraboshye ko atirukanse ko yabiciye aho. Iyi nyota yaje ngo ariko aguye umwuma arasenga. Haleluya, ijambo ryo gusenga. Abwira Uwiteka ngo Uwiteka Mana, ibuka yuko wakirishije ubwoko bwawe ukuboko k'umugaragu wawe. Mana ishimwe. Icya mbere, wikwemera kongwa mu maboko y'abatakebwe, sifa kwa Mungu. Icya kabiri, wikwemera ko nicwa n'inyota. Urabishoboye. Mbe ntara z'Abafilistiya ziri inyota, hano wasanga numiye ahangaha ngo gisenga. Ijambo twari tugize abatari bahari mu ryumve, agisenga Imana imufukurira iribaho ngaho. Nimunyumve neza, abashokeye inka muravyibuka, hari icyo twitaga koza, guhanagura ikibumbi. Iriba ryo ryabaga rihari. Ryo ni Imana yafukuye aho sur place. Irifukujwe no gusenga, rifukuwe no gusenga. Gusenga kutigirije ubusa, gusenga kudafasha amasaha, gusenga ko gutabaza. Uwiteka ararifukura. Ndimo ndarikurura nkamureba arimo aricukura, kareba ibikoresho arimo gukoresha, nkamureba arirangiza, nkamureba aridudubiza. Rifukuriwe umuntu umwe, si ibyo kuhiraho inka, ni iry'umuntu umwe. Kandi aho ntabwo azahaguma, ararinywa hafate n'ay'impamba hagenda Samusoni. Abasigaye bazanywa azasigara, niba bazajya baryibuka bati riba ni iry'Imana yafukuye ahangaha, irifukuye umukiranutsi wari usenze. Mana nishimwe cyane. Tugarutse hino mu Itangiriro 21, mu by'ukuri nari mbabwiye ko Masiya ari nini cyane, ndashaka uyu munsi kuyitwara vuba na vuba. Mu Itangiriro 21 naho tuhasanga amakuru nk'ayo ngayo, muhereye ku murongo wa 9 gukomeza kugera ku 20. Ariko ntimujye kurasoma, mujye tuhaganire twihute. Tuhasanga amakuru y'umunsi Aburahamu yasendaga Hagari. Ikintu cyo gusenda Hagari Imana yari yakeneye, ku buryo Aburahamu akigizeho ikibazo agatangira kubabazwa nacyo, Imana yamubwiye ngo ibyo Sara akubwira nibyo. Nanjye ndabishyigikiye, senda inshoreke.
n'umuhungu wayo. Arasenda rero, amaze amwirukananye n'umuhungu w'Ishimayeli, ngo bagenda urugendo rw'umunsi wose. Ya mpamba yahambiririye umwana Aburahamu yahaye Ishimayeli n'umugore irashira. Mpamba irashira, yaba impamba y'iryo yaba n'iy'amazi yo kunywa. Ishize, Hagari baragenda ashyira umwana nk'hariya mu gihuru, nawe araza areba ahantu apfukama, ariko ngo amwitegeye arimo avuga ati umwana ye kumfira mu maboko mbireba. Amushyira nk'hariya ngo apfe, ariko atamuguye mu maboko. Yambaza Imana, arayibwira ngo Mana, girira ko kariya gahungu nako ari aka mucuti wawe Aburahamu. Haleluya, haleluya. Buriya kandi Bibiliya iba yaravuze ibintu bike cyane. Wabona yarayibwira ati wibuke yuko imyaka Aburahamu yari afite niyo nari mfite, ntiyagombye kunyifuza. Ntabwo ari irari ryabimuteye nk'uko nanjye atari irari ryabinteye. Mbabarira ugirire ko Aburahamu ari inshuti yawe, utuze uriya mwana umuhe icyo kunywa, umuramire. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka muhumura amaso aho, nawe ahita abonera Imana imufukuriye, avomaho amazi yo kuramira umwana, andi ayashyira mu mvumba, bakomeza urugendo. Uwo munsi yahise Lahayirwa, bisobanura ngo yajyaga imbonera kwa Aburahamu no mu ishyamba irahamboneyo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ayo yose ni amasengesho yasabaga ibintu byihutirwa, yasabaga ibisubizo byihuta. Umwami ashimwe cyane. Mu gitabo cya Ezira mu bice 8 twabona urugendo rwabo bagarutse barimo bataha i Yerusalemu. Ku nshuro ya mbere njya muri Isirayeli, umwarimu wacu watwigishaga cyangwa umugide tumwite gutyo, yatwigishije basa n'uduha amateka yose, tumera nk'abavuyeyo, turaje turambutse mu kabande tugiye kuri Yerusalemu kuko ni ukuzamuka. Ariko ndamubaza nti barero babarungereke ahava. Numvaga nshaka kubona ahava. Ahava ni ahantu bageze barimo bataha i Yerusalemu bavuye i Babuloni nyuma ya myaka 70 bayobowe na Ezira. Baraza ngo bahageze basanga abanzi babo bagose umujyi, bawukikije kabyita amabariyeri kugira ngo bene watawutahamo, bafunga inzira zose zinjira mu mujyi. Ngo abaturage Ezira ayoboye batangira kumubwira ngo ikigaragara umuyobozi wacu birasaba ko usubira i Babuloni ukajya kubwira umwami waho akaduha ingabo zo kuduherekeza, akaduha iz'abagendera ku mafarashi, akaduha izirwana hasi ku butaka, akaduha intwaro, akaza akadufasha kurwana ngo twinjire mu mujyi. Inama ubwayo ntabwo yari cyane ko bari banavuyeyo. Umwami witwa Kuro ari we wabasezereye, ari nawe wabacyuye, yabyemeye ati ubufasha bwose mushaka ndabubaha. Iyo nama rero ntabwo yari mbi mu by'ukuri, ariko ngo Ezira afite ikintu cyamuteye kubyanga. Amen.
Haleluya. Ngo yaravuze ngo ntabwo narenga ku magambo nahamije Imana. Mana ishimwe. Uriya mwana muri mukuntumaho namubwiye ko dufite Imana y'inyambaraga, kandi ibyo nari mubwiye inshuro nyinshi ko dufite Imana y'inyambaraga iturwanira intambara zacu zose, ituri imbere ngo idukize ababisha bacu. Ubu ndamusubira imbere mubwire ngo nadutsize aho kuduherekeza, ngo nadutsize ingabo. Kuki mutabona ko ndi bube nivuguruje ku byo nahamije Imana yacu? Dore mba mbagira inama ahubwo mwese amavi hasi, mwese amavi hasi, tuyisengera aha kuri uyu mugezi ahava, tuyingingira aha imanuke turwanirire, idushakire inzira itubonera twe n'abana bacu, dukomeze urugendo dutaha. Haranditse ngo nuko bingingira Uwiteka ngo kugeze hava, ngo kandi Uwiteka yemera kutwumvira. Haleluya. Aduha inzira yacu n'abana bacu n'amatungo. Imana ishimwe cyane. Bataha muri Kanani, muri Yerusalemu. Ndimo ndibaza ngo iyo Ezira yemera agasubira i Babuloni kujya gusabira umusada, ntimurimo kumva ko byari kuba ari double voyage? Ni ugusubira wenyine, procedure, gupanga ingabo, kugira uko ziza, urwo rugendo rundi. Deje umwanzi we ahita abifata nkaho twagize effet negative, donc twatsinzwe. Ariko bagiye kubona bumva hari imbaraga, amen, zibarwanyije, batanga inzira, bene igihugu bakinjiramo. Izina ry'Imana ishimwe cyane. Mu masengesho harimo imbaraga. Aya yihutirwa yo n'andi yandi, aya ngaya akora ibintu bikomeye. Amen. Haleluya. Bose umwe Abayuda bari baguzwe, dosiye yarakozwe muri kesi y'igihugu. Umwana yashyizemo amafaranga, akora ku ngengo y'imari ngo Abayuda bicwe. Yego, igiti cya mikono 50 kirashingwa cyo kuzamanikaho Umuyuda nde Moridekayi. Sinari impamvu Imana ikunda gutabara uko byageze bene nkaho. Niba ari ukugira ngo ururwane rwose, niba ari ukugira ngo rwose rubanze rwiyegeranye, niruneshe rumarireho rimwe. Haleluya. Ndaje tubirebe turebe impamvu y'igicuku cya nyuma, turebe impamvu buri buke, ibintu bya buri buke, buri bukera, buri buke, bukitabara buri buke. Iba yarabanje kubura iki, ariko bigira ngo rwegerane. Mana nishimwe, irurwane neza. Oh haleluya. Kagira Imana. Umugore witwa Esiteri nawe ntabwo byari mworoheye, ngo abwira Moridekayi ati genda ubwire Abayuda aho muri hose, mu migi no mu byaro, mufate imisatsi musenge mu nsengero. Ingahe? Nanjye n'abaja banjye ni mumwe nabo tuzicara tugiye kuyasenga. Haleluya. Turasenga ibiri. Ku munsi wa gatatu wo kuyasoza nzayasohokamo atari uko nyarangije, nzayasohokamo nizinutwe niyanze, nahaza ubuzima n'amagara, ngende nsanga umwami, niba ari ugupfa nzapfa. Mana nishimwe. Murabizi yuko yagezeyo
arenze ku itangazo rimanitse ku muryango hareruva ngo nta muntu ugomba kuza kundeba hano, imirimo ni myinshi. Ndetse ijambo rivuga mu gice cya 5 ngo nanjye ubwanjye ndi umwamikazi, iminsi 36 atampamagaye ngo musange. Ngahe ngo ni ukwezi kose atari ko ndabirengaho ngende bw'amasengesho, kuko yaragiye agezeyo ngo hagarara mucyo twitaga ingombe kera, no kuhagarara aho arebana n'umwami, ahagarara aho areba aho umwami yicaye. Kariya kantu mu buryo bw'umwuka gafite ikintu gasobanura cyane, guhagarara aho urebana n'umwami wacu. Imana ishimwe. Ngo wari hahagarara atangira nyine kwibuzabuza, ariko ari aho umwami areba. Umwami aza kumukebuka atya ngo amutunge ipfundo ry'inkoni. Kugutunga ipfundo ry'inkoni biravuga ngo ukire. Ipfundo ubwaryo kuri gutunga gutya bivuga ngo ubaho. Bijya nicyo bisobanura gutya, biravuga ngo ubaho. Bamwe ati se nsaba icyo ushaka cyose nkiguhe, nigishaka kibe 1/2 cy'igihugu ndakiguha. Yageze ahangaha mpita mvuga ntago ari abagore benshi ba hano ku Kacyiru babura gusaba ikibanza afite ku Gisozi, abandi bamusaba inzu afite i Nyarutamu. Ni abagore mwe mujye mujya gusaba neza. Igitangaje ubwo urasaba ibyo ngibyo kandi mwarasezeranye ivangamutungo. Ijambo rivuga ngo nsaba icyo ushaka cyose nigishaka kibe 2/3 cy'igihugu. Iryo jambo ryakuzubaza ku buryo wibagirwa ibintu wari ugiye gusengera aho. Wamusaba ngo kugurire hama akundira cyabaho hano. Ariko natangajwe no kubona Esiteri adatezuka kujya mujyanye mu masengesho. Aravuga ngo nyakubahwa, niba mbagiriyeho umugisha nkambagiriyeho ubuhake, umuja wanyu nkaba gifite imyitwarire myiza kuri mwebwe, mugabo wanjye wanshatse, niba mu by'ukuri bigufiteho amanota meza, funga ibiro nta ntazakataryama. Funga ibiro nta ntazakataryama. Uragakora se kuzakarangiza? Funguze mu rugo naguteguriye ihe. Ayaya. Nanone iyo birebye mbona hari umugore w'ingare. Ingare muramumva? Babashize isoni. Baguhita muzamukana kamubwira ati niko minsi 30 ndayirangije mbari imyenge y'inzu wicaye hano. Mu rugo hari ingufuri ndimbwa ndibo bindi. Umusekirite rugo rukora mwita. Chaha dutahe. Ariko suko yabigenjeje. Nimvuko yatangiye niba nkugiriye umugisha unyemerere muze mu rugo n'abateguriye ingera. Ngora kinga manuka je muri iyo nkera. Ageze mu rugo aramusariva, aramwakira muzimanira. Uko muzimanira uko atari ko wanzimanira bwose. Ndashaka kumenya ikintu cyatumye wenda kwitangaza ryanditse hari. Imana byose ntujijishe. Ufite icyago hagurukije njya nabikora. Nanone asubiye mubwira ati nyakubahwa se ntabwo muzo kuva mwazamura Hamani mwamuha igrade mwamuha ranka ntamubonye gumuhe felicitation. Nimumumpamagarire mu felicite muri kumwe nibwo felicitation yanjye bube ifite agaciro muhari. Kamutumye habaraje ntabwo adakora hasi baje gushaka felicitation. Felicitation ya hehe Imana yatabaye wiza kabaye. Haleluya.
Karaje yicaye aho ngaho agira ngo bagiye kuma felicitation. Mama we, umwami ategeza felicitation araheba. Yewe Esteri wambwiye ngo singuyu yaje ko wazimanye gusa. Ngo araza amufukama imbere. Agari kenshi abagore badupfukama imbere, kereka abanyankore nibo bikora. Ariko aramubwira ngo ngusabye agahanga kanjye. Iyo ni vocabulaire, ni ijambo ritoroshye kurimenya. Ngusabye iki? Mwamata agahanga kabanje agahanga kawe. Ati nakagusabye karengere gacungure, kuko ejo hugasusuruko bazagasandariza hano imbere muri rompuwe, ubwonko buragariki. Agahanga k'umufasha wawe, agahanga ka sheri wawe, azakamenera hari. Urabizi ko Imana ari kuncumbushije vuba aha ngaha, nyuma y'umushizi w'isoni Vashiti wari uruhutseho rero induru. Ngo rero nureba nabo ukazindara gatoya, barakamenera hariya hakurya ku muhanda. Indi ukamena ubwo ngubwo, indi ukamena se, indi ukamena ugasohoka cyajya hanze. Ibintu mbwiye ko binyobeye. Hamani ngo aramwikubita ku bibero, abifataho kandi biriya rero bifatwaho ubundi mujye mubyitondera. Nta muntu upfa gufataho hariya, mujye mwirinde. Ngo kiragenda kibigwaho, kibirambikaho umusaya, kinabifataho kimwinginga ngo mbabarira, ngo mabusha rwose wambabariye. Umwami agarutse asanga kirimo kirabyiziringaho, kigaragaraho n'amatwi yose. Alala, ngahita mubwira ati ndasohoka gatoya ukenda no kumumfatira mu maso. Umwanya ngiye hanze ushaka no gufata uwo mwanya. Umwe mu bamurinda aravuga ati nyakubahwa, iri ngibi ubonye ni bitoya, iri ubonye ni bito. Ubu hari igiti yashinze hari inyuma cyo kuzamanikaho umuyuda nde Moridekayi. Ahita ategeka ngo muhite mumuhambira, mugende aho ari we mugishingamo. Nimurangiza ubwire Moridekayi aze hano. Haleluya, haleluya. Igitabo cya Esteri nimuhasema mwumve, igice cya 9. Esteri igice cya 9 umurongo waho wa mbere. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Mu by'ukuri nimunyemerere nduvuge mpagaze imbere yanyu. Uyu munsi itariki ya 13 y'ukwezi kwitwa Adari yabaye iy'Abayuda. Ariko nawe icyampa ngo iyi ngiyi turiho ya none ya kangahe? Zukwa kangahe? Icyampa nawe bigahinduka mu gihe abanzi bawe bari bazi ko bagiye kugiraho ububasha, bihinduke ubagireho ububasha mu izina rya Yesu. Kandi Imana irabishoboye, irabishoboye guhindura ibintu, irabishoboye guhindura ibyaguteshaga umutwe, irabishoboye guhindura ibi byifuzo mu kugera mushyira aha ngaha. Imana irabishoboye ko iyi tariki nawe yaguhindukira idasanzwe mu buzima bwawe. Ibishatse yabikora. Tuyisenye tuyicishije imbere ubugufi, tuyiturije, tuyoroheye. Ariko niba aratabaza tuyitatabaza, niba arahuza tuyasenye nkahuruza. Imana yurukiye itabaje.
uzi ko Moridekayi umwami Yesu ngo ntihandikwe itegeko n'itangazo, Moridekayi wari urisinyaho, umwami akamuha kashe kandi yari impeta. Gutera kashe kwari ukugira gutya akaba araguterera, arayimuha ateraho ku matangazo arasinya mu izina rye. Ayo matangazo aragenda amanikwa aho yandi yose yari amanitswe. Itangazo rikamanurwa n'irindi, itangazo rikamanurwa n'irindi. Mu izina rya Yesu Kristo dusenge. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 7. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 7. Duhere ku murongo wa 2. Samweli wa mbere ibice 7 umurongo wa 2. Aho isanduku igereye i Kiriyati-Yearimu, hashize igihe kirekire cy'imyaka 20 ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikure mu imana z'abanyamahanga na Astaroti, utunganize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli bahera ko bakuraho ba Bali na Astaroti bakorera Uwiteka musa. Ukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisirayeli bazi Mizipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira Mizipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati, twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acira Abisirayeli imanza i Mizipa 7. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateranira i Mizipa, abatware babo bahera ko batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba ku bw'Abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati, ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambirira Uwiteka w'igitambo cyoswa kitagabanije. Maze Samweli atakambirira Abisirayeli ku Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Murongo wa 10 rero, Samweli agitamba igitambo, rya jambo riragarutse kandi, Samweli agitamba igitambo cyoswa ahantu mwumve mwitonze, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, baneshejwe imbere y'Abisirayeli. Abagabo b'Abisirayeli bahera ko baturumbuka i Mizipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda babageza i Betikari. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imizipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli. Mu gihe cya Samweli cyose ubwoko Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya, kandi imidugudu y'Abisirayeli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya, igarurirwa Abisirayeli uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo. Abisirayeli barukura mu butware bw'Abafilisitiya, kandi babana amahoro n'Abamori. Amen, haleluya. Aya ni amakuru maremare rero, ubu maremare, ariko ntari buturukirye ahahera, ariko hari amagambo ndi bubabwiremo akomeye. Ibi mureba ni ingaruka, ni munamuke murebe hano, ibi mureba byabaye ku Bafilisitiya, ku Bisirayeli, ni ingaruka z'ikosa bakoze ryo kumenyera Imana
maze umunsi umwe bagiye kurwana n'Abafilisitiya bakora ikosa, bagenda nta sanduku bajyanye. Murabyumvise? Imana yigeze itegeka ngo ni muri isanduku y'isezerano ibe muri mwebwe, urugendo rwose mugenze Abalewi bajye bayiheka babagende imbere. Cyari igitero mugabye mugiye kurwana, kwaba kwimuka muva mu nkambi imwe mujya mu yindi, mukagenda mutajyanye isanduku y'isezerano. Bibategeka ityo, birabwira iti mu gihe cyose muzabona isanduku bagiye imbere, mujye mwumva ari jye muri kumwe n'imbere yabo. Mu gice cya 4 cya Samweli wa mbere bakora ikosa ryo kujya kurwanya Abafilisitiya batayijyana. Icyabaye murakizi, umurongo uravuga ngo bagisakirana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya babishemo ingabo zigenza n'amaguru 4,000. 4,000 mu bibare byose ntago ahangaha habura umusirikare. Tutabonye umudemobe twabonamo wateranye ariko kikirimo. Ni batayo nibura 7 niba nibuka neza. Batayo 7 kumva twazitusha ku rugamba, ni perte idasanzwe. Bagaruka inyuma babiganiraho, bibaza impamvu Imana ibatereranye amaboko y'ababisha babo, kuki dupushije ingabo nk'izi Imana ubireba. Ngo bakirimo babyibaza, hahaguruka umwisiraheli umwe arababwira ati ariko ko niba mutangiye gutonganya Imana mugira ngo niyo ifite amakosa, kandi bitubaye hari ingaruka zo kutumvira Imana. Enda nimucaha Abalewi bajya Shilo aho isanduku yabaga, bayiheke bayizane hano. Nibayihageza twongere kwinginga Imana wenda turwanirire, ariko isanduku nibura yaje. Baragiye barayizana. Umurongo wa 6 turavuga ngo bakihageza abaririmbyi bayisangana n'amajwi arenga, maze urwo rusaku bayisanganijwe amajwi arenga ruragenda rumena imisozi rupfumure pyumuka abandi, rusanga Abafilisitiya mu birindiro. Urusaku rw'indirimbo z'abaririmbyi rusanga Abafilisitiya mu birindiro byabo. Baravuga ngo ubwo Abisirayeli baririmbye. Amen. Baririmbye ko mukumve, ubwo Abisirayeli baririmbye bakaba bahimbaje Imana, kandi mu by'ukuri mu kanya baposhije ingabo zitari nkeya. Nta kindi cyabitera buri Imana yabo ibagezemo. Buri isanduku iraje tu, aho bakavuze bati na mbere twabashobwe nuko ntayo bari bazi. Uko baririmbye rero buri isanduku ibagezemo, kandi ubwije insinzi yabo iraho ngaho. None mwashitamwe mwongere muze twongere turwane, turebe turwane ikigabo, tutari biretwa byabo bakadutwaraho iminyago ngo ducagarireho. Uwo munsi n'abakristo mwe munteze amatwi, Imana irongera ikora kugira ngo ntigikora ikosa yabaho. Ntabwo Imana igikosa, ngo irongera iremera ya mirwano, barongera baneshwa n'isanduku iranyagwa. Nibaze namwe bari bayizanye bagira ngo barwanirire barebe ko bakwirwanaho bakanihorera, none nayo igite iranyazwe barayitwaye. Naho kumbe kuyitwara ni Imana ibyemeye. Haleluya. Isanduku ibanza igera mu Filisitiya ikubitireyo Dagoni, kuko Dagoni ntabwo iza ku birindiro. Dagoni ntabwo iza kurwana mu ishyamba, iba yasigaye mu ngoro yayo hehe mu Filisitiya. Imana yagize rero wasanduku we ndemera gutware, hakugenda ubanza ukingubitire kidihe, numara kukinuza nzahugarura n'ubundi bwo bubasha bufite. Uwo munsi bayijyanye bayigezayo,
bayirambika iruhande rwande rwa Dagoni, bayibwira amagambo ya felicitation Dagoni. Antuka mutama wacu ibintu wakoze, nawe nuyireba iruhande rwawe uhite wumva ukomeye, kuko ni wowe wivanye iruhande rw'Imana y'Isiraheli. Ngo barataha, Imana irihanga. Muri Yesaya kwanditse ngo Imana igira ite? Irihangana. Kandi igituma Uwiteka yihangana ngo ni uko bagirira neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ngo ni uko bagirira ibanga. Buriya kwihangana kw'Imana bifite ikintu igiye kuzakora irindiri. Irihangana Dagoni ibwirwa amagambo nk'ayo y'ishimwe. Imana irashinyiriza kandi muzi ko ishimwe ryayo ryose bitazariho undi. Abyihanganira icyo giti kirashimwa, ariko hari ikindi giti cyaza uwo munsi. Ubu rero tugiye kumenya itandukaniro ry'ibi biti byombi. Barahumuje ibirori barataha. Ejo mu gitondo ngo baze basanga Dagoni yaguye injuri aha ku ruhimbi hano. Yahirimye atya ku incuri, yicura intende ku ruhimbi atya. Nuko ngo bayegura bavuga ati nimuyegure ihagarare neza, buriya ni ukubera akazi kenshi yagize ejo. Ejo yagize ibirori, urumva ni fatigue. Yegura muzehe bamuhagarika neza batya. Ngo barangije kumuhagarika batya bati kuraje ni akazi kenshi wagize ejo no kwirirwa mu birori, nuko ntacyo. Barataha. Imana irihangana. Iryo joro bamweguye Dagoni bamuhagarika. Ejo mu gitondo baje basanga Dagoni yakubise akasha yakamwe ko hasi gatya kataga hariya, aha ko hejuru hariya hepfo uturuka muri cheviye hano n'ikirenge kirepfira mu nguni. Ruseke nayo yaguye hariya. Aka karero kose kanogotse katege mu muryango, ugutwi n'umutwe byagiye. Dagoni yabaye imyase. Tekereza ibintu babonye ngo bo ubwabo bakavuga bati ibi bintu byabaye. Il n'y a aucune conclusion. Nta wundi mwanzuro twabona, nta kundi twabyita. Kuno ukuboko kw'Imana y'Isiraheli kuturemereye. Mumpere Imana icyubahiro yacu. Haleluya. Ukuno ukuboko kw'Imana y'Isiraheli kuturemereye. Kwaremereye Dagoni. Dore uku niko none rero nimuve mu biganiro, muve mu byo murimo, muze dushake uburyo twajyana isanduku y'Imana isubire hehe? Isiraheli. Batangira ati ngani muze rero. Abagabo bamwe bafite imbaraga ati muze muyiterure. Bakaza ukoze wacya ngo baterure uwo mwanya ibibyimba mu mahado. Kandi bibafatiye aho kugira ngo bashobore bibafatiye aho ngaho. Mugabo akaza yatangasa amaboko yati ikibyimba shaka ibyo niko usibikira havite ko baroni bati uwo ni umwiryo kandi nta mugabo wirya hari gahora. Bakaza indashana nawe ukozeho mukayasha hano kuko muzi ko bikunda gufatira ahantu mu ihuriro ryo uwo mwanya nawe akajyagayagaya cyo ikibyimba shaka ikibyimba. Haza abandi ba gatatu ukozeho wese kimufata ahagitsa abagabo barashira. Kandi ibibyimba biri gufata abagabo mu bagore babo Imana yabohereje imbeba zimo zirabarya pe.
mbere ikaza gufata ugutwi kakununi bikakwahira neza ukabona imwe kwihagagira ikagucira hariya undi mugwati wowe utwaye ugutwi nge yaje tuka mu moko y'ibenge yuhurura imbeba zirya abafilisitiya b'abagore ibibyimba byibasira bake Bibiliya irambwira ngo bibashobeye byose byabacanze kandi ariko bavuga bati uku ni ukuboko kw'Imana ya Israheli kuturemereye bajya kuraguza ngo bajya he mukobwa we ngo bajya hehe ntabwo wabyumvise kuraguza bajya kuraguza umupfumu bagiye kuraguzaho ngo yarabwira ati no ibi ntabwo bisaba kuragura ibi ntabwo bisaba kuragura no sinzi ko nsohora ibikoresho ngo nsohora imbehe kuraguriraho no ibi ni ibintu everyone ashobora kwanariza akabyanzura uku ni ukuboko kw'Imana ya Israheli kubaguye nabi nimugende mushake ukuntu isanduku igira ite itaha bati nyewe mukecuru ubwo nyine twarwaye ibyo bibyimba ariko tugerageza ngo itahe tumva nawe nyine amakosa mwakoze mwari mushatse kuyisezerana nta maturo mutuye Uwiteka Imana ya Israheli si mwumva yagenda mwebwe nimuyiture iki amaturo ngaho tubwire basayari okay ubwo umuntu n'umweme y'inama ikibagiye mugende mushake inka y'imbyeyi kandi yiriza rero inka y'imbyeyi kandi yiriza murayumvise inka y'imbyeyi kandi yiki yiriza biravuga iki wewe birasobanura biravuga iki abatazizima mbazi abatazizima n'abamenyi inka yiriza ni ibyaye rimwe bwa mbere inka y'imbyeyi kandi ibyaye bwa mbere muyambure iyayo muyikureho muyizirikeho igare ku igare mushyiraho isanduku y'Imana mu isanduku y'Imana ntimurungure cyangwa ntimurebemo mushake akandi gasanduku mushyira inyuma yayo karimo ibibyimba by'izahabu 5 ibibyimba bicuzwe mu izahabu bingahe imberizi 5 nyine zingana nk'izo zazongereje abagore n'ibibyimba kandi ntimushyiremo utuntu tw'amafuti tudashinga tumeze nka biye mushyiremo nyine ikibyimba cy'izahabu nk'icyazonze umugabo nyine cyatumye twarara nimara kubishyiramo ibibyimba 5 n'imbeba zingahe mukabukire ya nka y'imbyeyi nubona yemeye kuvumera kandi kavumera ireba hehe muri Israheli mumenye ko Imana yemeye amaturo yawe ngaho mugire nta yindi ndagu mugende se nta yindi ndagu mugende ibyo byose ndababwiye baragiye barabikora bakabukiye yanka koko ivumera yerekeye ubw'Isiraheli bamenye ko Imana yemeye amaturo yawe ingifata urugendo iragiye hararenga aho ngaho mbasobanurire ko ibyo bibyimba 5 n'izo mbeba zingahe buri kibyimba cyari gihagarariye province y'Ubufilisitiya kuko Ubufilisitiya banyaga province zingahe 5 kwari ukujya ngo nibura rero buri province buri ntara iba ifite ikibyimba kirepresenta mu maturo y'Uwiteka ntiragiye hagurutse Ubufilisitiya igeze ahitwa Mwandori igeze ahitwa Ekuroni iragiye intara yose nkigezemo irimo ikurura igare twaye isanduku nyuma y'isoko agasanduku irimo ibibyimba buri ntara igezemo ikarwara ibibyimba abagore imbere zikabari bagira ngo baratatse batari ko mwabafite hamwe mwabaye muteguko rero mwari muyivanye muri Kigali y'umujyi ubwo reka tujye mu mujyi
kuki mutayanyujije ahandi mukanyuza hano bagenzi banjye ibintu muba muduteje ati mugumye musakuza aho ngaho ahubwo namwe nimushakire ibyimba mwongeremo muri ya sanduku ijyanye amaturo mushyiremo niba mwanzi birabamara kuri buri province bakongeramo nubwo muzi ko yahagurutse buri province bayiturira ibyimba ashaka kwihuta nkagera ahantu ushaka ngo ya nkiraza iraza ngo igeze mu mirima ya Yosuwa mu mirima yande ubwo yageze mu Bisirayeli ni mu nyumvire namwe nka irapfukama iraryama province eshanu zose nta na hamwe yahagaze province zingahe eshanu nta na hamwe yahagaze nta pause nta karuhuko ariko mugere mu mirima yandi imenya kwigejeje isanduku kwa beneyo Uwiteka arakuzi 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 Uwiteka azi ubwoko bwe irapfukamira aryama naho kumbe gupfukamira iryama wari ukugira ngo yorohereze abo bita abasogosi ngaho rero mutse abasogosi bona abantu abo kwitambaho iki ibitambo aho kugira ngo bayisogote bayitambeho igitambo mbibutseho ka gasanduku kari inyuma karimo ibibyimba kagombaga kwaswa kakavamo inkwi amaturo akajya mu yandi uzi icyo bakoze barayikubise ngo bayibyutse ibanza no kwanga ariko igihe kiragera nyine kuko bayibabaje irabyuka yemera kongera kubatwaza icyo gice cya kabiri ibatwaje yageze muri Israheli cyarakaje Imana ku buryo isanduku ngo yaratsikiye gato isanduku irahengama ihengamye uza ajya kuyiramira Uwiteka mutsindaho hari abantu bajya bamaze bati buriya Imana muhuye iki uza yabaye igitambo cy'abandi batambyi bose cy'abandi barewe aba victime kuko isanduku y'Imana yagombye kuba ihetswe kuko yageze aho abahetsi bayo bari none bakomeje kubyutsa no kugirite bibatwaze ubu ngubu inka yagejeje isanduku aho abarewe baba nta mpamvu yo kujya gukurwa n'inka abahetsi bayiheke ibyo rero babyanze ibyo byateye ingaruka ko nta handi yatsikiye se ko nta handi yahengamye se Imana iramwisha uwo mwanya urushyi yumira aho ngaho urushyi rw'Imana se bakagira Imana we nubwo rwawe urutoki gusa igukoze mu itame ry'icyaha ntiwakibanuka umusaya ijambo rirambwira ngo uza amaze gupfa inkirakomeza iragenda maze igera ahantu aho bita Ikiriyatiyarimu niho twahereye amakuru twasoma ibaho ngaho kuri Kiriyatiyarimu Abisirayeli barayishimira ko ihageze ariko ngo Samweli arababwira tumva rero iri mureba duhere no kuri urupfu rwa Uza nimurebe imyaka mumaze murira muzwa n'iki n'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka dore rigaruye please ndashaka ko tujya ahantu bita Imezipa tukahakora iteraniro ryitwa kwiyeza mbese murankurikira bene data tujya Imezipa tuhakorera igiterane n'iki cyo kwiyeza mugarukire Uwiteka mukuri iby'Imana muri mwebwe dukora igiterane cyo kwiyeza nanjye nk'umutambyi wanyu nk'umushumba wanyu ndabitwarira ku Uwiteka basabira Imana imbabazi bajya Imezipa bahakora icyo giterane Samweli ubu bari imbere haleluya yirirwa yatura ibyaha byabo arababwira ati mwebwe icyo muri bukore gusa nka geste yo kwiyeza
mufate intango muzuzuza amazi, murangiza ayo mazi muyabyarira imbere y'Uwiteka. Kuyabyarira ni ukuyamena, ni ukuyamena nk'uko muzi iyo mvugo ikoreshwa mu mata. Nimucurika intango mumennye, kiraba ari ikimenyetso cy'uko mwikuye mu ikintu cyose kitagendeye neza Imana, kitayinejeje. Nuko ngo birangiye, igiterane kirangiye, bakimaze n'iminsi biyeza, Abafilisitiya bamenya yuko Abisirayeli bateraniye Mizipa. Barabimenye rero, maze ngo barabagota rero, barabatera. Babateye, Abisirayeli babwira Samweli bati, nyabuneka ntuhweme kudutakambirira ku Uwiteka, dore bamenye ko turi hano. Takambira Uwiteka dutabare, aturwanirire. Samweli afata umwana w'intama ucyonka, awutambira Uwiteka igitambo cyoswa. Jambo twasomye ejo twavuze n'ubu ryagarutse, akirimo atamba igitambo, agitamba. Ni bane bari bahari twiga kuri konjegezo. Agitamba icyo gitambo cyose, Abafilisitiya baba baraje batatse Abisirayeli. Yumvire nawe akomukute mwitonze, agitamba aho kugira ngo Abafilisitiya banesheje iyo ngiyo, ahubwo baraza begera Abisirayeli. Naho kumva Imana imirabegeranye ngo bacucume, bari batemuka agira Imana. Bamaze kwigira hafi babegereye, ngo Uwiteka ahindira guhinda gukomeye ku Bafilisitiya, arabatatanya. Abagabo b'Abisirayeli bajya gute? Baturumbuka mu myobo aho bari barihishe. Bafite indaki, baturumbuka mu myobo bari bihishemo, ngo bagenda babica umugenda kugeza ubwo babamaze. Imana nishimwe. Ngo kuva icyo gihe Abafilisitiya baneshejwe imbere y'Abisirayeli, kandi iyo ntsinzi yandika amateka. Intsinzi ivuye mu gutakambira Uwiteka, ukayisenga isengesho ryihutirwa. Amen. Samweli icyo yakoze ni iki? Ni naho ngiye gusoza kusaza zirageza hari. Ngo Samweli ahita agenda ibuye, arishinga hagati ya Mizipa n'Isheni, arishingaho. Aravuga ngo iribuye kuva uyu munsi nshinze aha, bibaye urugabano hagati yacu n'Abafilisitiya, kandi ryiswe Ebenezeri, bisobanura ngo Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Biratangaje ko iryo buye ngo Abafilisitiya kuva icyo gihe barifashe nk'urubibi, ku buryo bagiye babwirana ngo ntihakagire Umufilisitiya urenga iribuye atera hehe? Abisirayeli. Ndimo nifuza ngo muri aya masengesho, haleluya, Uwiteka andwanirira kurwanira Abafilisitiya, narangiza hashyirweho iki? Urubibi. Hashyirweho iki? Urubibi. Kandi urwo rubibi rushyirwaho, umwanzi wanjye arumenye ko atagomba kujya harenga. Mwami wacu ashimwe, Mwami wacu ashimwe. Ndetse barubwirane, abanzi bacu barubwirane ko hari ahantu hatarengwa. Haleluya. Ikindi cyabayeho cya nyuma, ngo bahita babasubiza imidugudu yose bari barabatwaye. Imidugudu yose ya Isiraheli Abafilisitiya bari barajyana, yose barayibagarurira. Bivuga ngo nyuma y'insinzi nk'iyo ngiyo y'amasengesho nk'aya ngaya, hari ibintu byawe ukwiye gusubizwa. Hari ibintu byawe byanyazwe ukwiriye, harimo iby'umwuka hakabamo n'iby'umubiri.
za mpano z'Imana, za nzozi zawe warotaga ukazivuganamo n'Imana. Byari ibihe byawe by'amasengesho byo mu gicuku byanyazwe, ibyo byose Uwiteka akabigaruza. Rwa rukundo wakundaga inzu y'Imana Uwiteka akarugaruza. Kwa gukunda gutanga amaturo mu nzu y'Imana, icyacu mu gihe cyacyo Uwiteka akabigaruza. Erega umuntu agwa yumva, uri umukristo agwa gahoro, agwa uruhongo agenda agwa buhoro buhoro. Ariko Uwiteka namara kuneshereza Abafilisitiya agushyirireho urubibi, urugabano, ikindi akugarurize ibyaha. Haleluya. Nanyemerera muri ibi bintu dusigaranye nkasoma ahandi hamwe kugira ngo nibura ejo dusigaze indi matsiyeri y'umunsi w'ejo. Igitabo cya kabiri kijya ku Ngoma, ndahasoma imirongo mikeya. Igitabo cya kabiri kijya ku Ngoma nazo z'Abami, Ingoma 13. Ingoma za kabiri ibice 13. Iyi mirongo ni myinshi, munyemerere nisome muri ubu buryo. Here ku murongo wa mbere ngere ku wa gatatu, simbuke mfata uwa 13. Isome mu mwaka wa 18 wo ku ngoma ya Yerobowamu, Abiya yatangiye gutegeka Ubuyuda. Amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Mikaya umukobwa wa Uriyeli w'i Gibeya. Nuko habaho intambara hagati ya Abiya na Yerobowamu. Abiya atabarana n'ingabo z'intwara, abagabo batoranijwe 4,000. Yerobowamu nawe ateza urugamba ahangana n'abafite abagabo batoranijwe bakomeye b'intwari 8,000. Ugihagaze aha ngaha nsobanuriye iyo mibare mujya mubona muri Bibiliya mutamenye igisobanura. Aho mwasanze ijambo inzovu ntabwo ari inzovu ya elephant, ahubwo ni 10,000. Aho mwasanze agahumbi ni 100,000. Aho mwasanze agahumbagiza ni 1,000,000. Ni ukuvuga ko Abiya yatabanye ingabo 1000 bingahe? 4,000 ni 400,000. Naho Yerobowamu umwanzi we yari afite 800,000. Ubwo yaraza kujya kabiri. Umurongo wa 13. Ariko Yerobowamu acisha ruhinga nyuma abajya kubacira igico, bituma bamwe baba imbere y'Abayuda, ababaciriye igico bari inyuma yabo. Abayuda bakebutse babona urugamba rubari imbere n'inyuma, bahera ko batakambira Uwiteka. Imana ishimwe. Abatambyi bavuza amakondera. Nuko ingabo z'Abayuda zirangurura amajwi, maze zimaze kurangurura amajwi, Imana itsinda Yerobowamu n'Abisiraheli imbere ya Abiya n'Abayuda. Abisiraheli bahera ko bahunga Abayuda, Imana irababagabiza. Abiya n'ingabo ze barabica cyane. Nuko mu Bisiraheli hapfa abagabo batoranijwe 5,000. Nuko uko niko Abisiraheli bacishijwe bugufi muri icyo gihe. Abayuda baratsinda uko biringiye Uwiteka Imana basekuruza. Amen. Amen. Ku batazi, Yerobowamu afite amateka mabi n'ubuhamya bubi. Nimusoma imirongo yose ntasomye, muzasanga Abiya umwami w'Abayuda yarabanje kuri mucyurira. Ati Abiya nako Yerobowamu, sha uratinyutse ugara igitero cyo gutera Abayuda. Rubanda rusha isoni.
wavuye i Buyuda uramanuka ujyana imiryango 10 y'Abisiraheli, uyigejeje Samariya uragwa nabo urabagusha. Yerobowamu, ubu ntukinabanye neza n'Imana ashaka, urayiretse. Burya rero kuva wagenda ukayireka ukayivaho, wagera Samariya ukimika ibindi by'Imana ukabisenga ukabiramya, twikomeje ku Mana yacu. Ubwo uhangawe tukudutera, reka tuze tubwire Imana tukibanye neza, tuze tukudiye. Begera Uwiteka. Haleluya. Nambwa tuwiteka we, wibuke ko umupagani duteye mutakibanye neza. Byaranaguye Dayeri, turagusabye ngo nubwo azanye ingabo nyinshi gute zikugizacu kabiri, uyu munsi wigaragaze kuri Imana tukibanye neza. Oh haleluya. Nshuti yanjye nusenga nkako gakujya kwibutsa Imana, bwite Imana arizi sindamurwagwa, ndacyakijijwe. Amen. Uyibutse iminsi yawe myiza wabanye nayo, ibwite Imana unyibuke kuva twabana sindasubira inyuma, sindajya kwiyendavuza mu isi, untabare. Maze ngo Yerobowamu ubwo yapanze yewe niko bapanga bajya ngo badupangiye. Arapanga ku buryo yagize ingabo ziturutse inyuma y'Abayuda n'izindi zaturutse imbere. Ibyo mwese muri birya ngo kubacisha ruhinga nyuma, arabakuba. Abayuda bagiye kubona babona inyuma hariyo ingabo n'imbere hari izindi. Doko umwanzi yatugose duciye impande zombi. Batakambira Uwiteka, barambwira Uwiteka, nubwo bimeze gutya bakaba baduturutse impande zombi imbere n'inyuma, ariko uracyafite uburyo. Mwari muzi ko Imana yacu itagira uburyo? Haleluya. Uracyafite uburyo, nta cyakunanira. Maze ngo Uwiteka arabarwanirira, abarwanyiriza Abayisiraheli b'i Samariya, Abayuda barabanesha mu izina ry'Uwiteka. Iyo nsinzi irakomera nayo yandika amateka mu Bayuda. Ndakwifuza nawe amasengesho nk'ayo yihutirwa kandi akuraho ibintu rwose. Imana izamfashe, nubwo ntabwo umwana namwe kugeza amasengesho asoje, ariko icyampa nyuma y'aya masengesho hano hakazatambuka ubuhamya bw'ibintu byakuweho. Bashumba muzakimurikirana icyo kintu, ahantu hazatambuka ubuhamya, haleluya, bw'ibintu byakuweho, bw'intambara zaneshetse, bw'imisozi yari itaguwe, bw'imidugudu yacu twagaruriwe, bw'ibintu byacu umwanzi yari yaranyaze, Uwiteka azagaruza. Ubwo buhamya buzatambuke hamwe izina ry'Uwiteka. Ndabyatuye nk'umukozi we, ndabyatuye nk'umukozi we, yarantumye nanjye nemera kuza, nanjye ndabyatuye mu izina rya Yesu. Utwandiko dusaba gushima tuzasimburane ku bayobozi. Buri wese ashaka kuvuga iby'Imana yakoreshejwe n'aya masengesho. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Twuname gato imbere y'Imana twese, tugire icyo tubwira Imana. Mbese mwanyemerera tukabanza dukakora rya teraniro nk'iry'imizipa ryo kwaturira Uwiteka intege nke zacu, ryo kumwaturira aho twaguye, ryo kumwaturira aho tutamwumviye. Mana, hari igihe ntayobowe nawe, mu byo nahuye nabyo harimo ingaruka z'uko ntayobowe nawe Mana. Nanjye hari umunsi nagiye ntatwaye isanduku yawe Data,
mbese ntabwo twakwatuma Uwiteka kamubwira uburangare wagize, uburangare bwakuruye ibiganiro by'urugomo n'imikino y'urugomo. Mbese birashoboka ko wahaguruka mu mwanya wawe ukamubwira ngo Yesu, nyamara nararangaye, inshuti mbi zirandangaza zinjyana kure yawe, imikino n'ibiganiro by'urugomo byarandangaje ndahuga. Mana ko narangaye wambabariye, nanjye nkagaruza ibyanjye byanyazwe. Urabishaka ngo uhaguruke tubanze dukora icyo ngicyo? Haguruka niba ubishaka mu izina rya Yesu. Nimugarukire Uwiteka nawe arabagarukira. Nimumwaturire aho mwananiwe, nimumubwire aho mwaguye, nimumubwire aho mwatsindiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo nibirangira, niburahaze kuho gusenga, noneho dusengera ibyo byacu, izo ntambara n'ibindi. Mana nyiribihe, Imana yari bizi ko muri iyi minsi tuzaba turi imbere yawe dutya. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye iri teraniro wemeye guteranya kandi ukemera ko ryumva aya magambo, aya nyine ryumvise. Turi imbere nk'uko Abisirayeli babigenje Mizipa, turimo turatura intege nke zacu, turatuye uburangare bwabayeho, agakungu n'urugomo byabayeho bituma dutakaza ibyacu, bituma hari imidugudu yacu abafitiye abanyaga n'ibyacu byose byanyazwe nabo. Ariko tukikugarukira tugisenga, hindira guhinda gukomeye ku mwanzi wacu, hinda guhinda gukomeye ku Bafilistiya, tugarurira isanduku yacu. Haleluya, yongere igaruke mu mwanya wayo. Isanduku y'isezerano nigaruke mu mwanya wayo, ibe ku ruhimbi rwayo, ariyo mitima yacu. Mana girira neza abaja bawe n'abagaragu bawe, buri wese ureba aho yaguye n'aho yananiriwe, aho mubyutse. Numara kubabyutsa aho buri wese yaguye, ubarwanire ubaneshereze. Numara kubaneshereza ushyireho urugabano hagati ye n'umwanzi we, urwite Binezeri, bisobanura ngo Uwiteka aranzahuye. Haleluya, aranzahuye. Uwiteka aranzahuye, Uwiteka aranzahuye, Uwiteka aranzahuye. Nedokrandoria, Uwiteka radikontrai kosanegre. Uwiteka aranzahuye, ankuyeho nazahariye mu buzahare bw'igihe kirekire, ubuzahare bwatumye hinjira mikrobe nyinshi zirwanya ubugingo. Uwiteka aranzahuye, kandi iryo buye umwanzi wacu areba ritinye, ye kongera kurirenga. Ndagushimiye kuri Imana ibabariye, kandi kujye kurwana intambara nyinshi, abana bawe bakazahagarara imbere bashima, bavuga imirimo itangaje ukoze. Nyuma y'aya masengesho uzanyemerera inkuru nk'izo nzazumve, nabo bazumva izanjye nanjye numva izabo. Nzumva ahangaha harimo gutambuka ubuhamya n'amashimwe bw'ibintu ukuyeho n'ibindi uremye. Ndagushimiye ko byumvise, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.